ibi bintu biri kuvugwamo perezida wa Uganda bikavugamo former president wa Kenya, ibi bintu byarabaye. Aba bantu bashobora gukina, ibihugu bisigaye bikina komedi nk'izo muri Team No Sleep. Oswakimu nagusuhuje. Wiriwe neza Godfather, Wiriweho. tsinda. Ramba ramba. Yeah, okay. So nta kintu bintu binini mbifite kuko hari izindi nkuru nanone ziremereye. Ibyo ntabwo nabyinjiyemo cyane, ariko ibyo nasomye mu gitondo kuri Radio Kapi Ego. nuko uwo muri kwita pastor ubundi ni padiri Abe bivuga padiri. Ni umupadiri warushinzwe wayoboraga coordinator umuhuzabikorwa wa komisiyo ishinzwe kuvana abantu nyine mu ishyamba, kubambura intwaro, kubigisha kugira ngo babashe kuba basubira mu buzima busanzwe no kubasubiza mu buzima busanzwe birumvikana. Noneho kuri Radio Kapi Nyuma kubyihakana kandi hari ibimenyetso, ibi ngibyo bikaza gufasha iki leta y'Kinshasa, kuko amakuru mfite ahantu habereye inama muri iyi si ya none, urimo kumva hari ikintu bita ifoto. Ni ukuvuga ngo aha ni iyihe mpamvu leta y'Kinshasa ishaka ibiganiro mu rwihishwa cyangwa mu inyuma y'ibikari ahantu hatagaragara? Ibi biganiro byari biyobowe na Museveni, biyobowe na Kenyatta, bikaba ubu turi kuvugana ntabwo Kinshasa babyemera, babiteye utwatsi basohora n'itangazo, ariko AFC nkuko muri kwiraba hejuru ayo matangazo nabo bati my friend, ntabwo twebwe mudutwara mu gikari ngo mudutware iyo hirya mu gikoni ngo abe ariyo mushaka ibiganiro biba bibe nta muntu ubizi, ntibikunda. Ibiganiro byabaye kandi ibiziti birahari. Ubu tuvugana rero bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Foto, video y'ibiganiro byose birahari. Kongo banywira ihe tabi. So ntekereza ko mu kanya gato sinzi ibi ndaza kubyita ikinamico, ibi ndaza kubyita iki, ibi ngibi mu bundi magambo, ubundi niyo definition y'akasamutwe. Iyi niyo definition y'akasamutwe. Ndi gukomeza guscrollinga ngo ndebe aba batipe badukubita ikintu bita ifoto. Iyi foto ntabwo nayihostinga kuko ngo bahita bandega, abantu bahita bandoga kunuka amafi. Ndamutse nibeshye iyi foto nkayishyira hanze, nagize gutya mpamagara abajibi b'Uganda bari abatipe babahima. Murabizi ko shore n'abahostinze ahangaha, ndavuga ni Ogambaci uri yaho mnonga ni gwese unsindikira yo kifananye. Ubu bahita bankubita ifoto, nuvuga ngo ifoto y'ejo yose y'inama yari ihuje leta ya Kongo na AFC. Ubu turi kuvugana leta ya Kongo yigaramye, ifoto iri hanze, ifoto zirahari. Ifoto ndaza kuyita imihanda nibishoboka. So my question is, ariko wa mugabo uzamutse byo kujya musaba mike bwihuta igitangazo. Ubu mutinze mike yawe gato, akantu gato wibagiwe. Mutinga mike gato, manika ikiganza. Ntabwo atuye mu kabari ko kwa mutwe. Mutinga ikiganza kandi ahantu yarasakuza unamanza unansuhuze, urumva? Thank you. Nuko biba bigomba kugenda, nuko bigomba kugenda kwa Godfather. Ntabwo tuba turi kuba ariko kwa Nyiranuma. Kwa Nyiranuma niho bayapfunguza ibyera umunwa n'umunwa. Muraho ariko? Neza nagusura. Urakoze cyane. So uti harakantu nari nibagiwe, reka neko kunika uze kureba hari audio nangwa video ya Muyaya avuga ko nta kundi ibiganiro byari kubera mu Kampala mu gihe Uganda iregwa kuba ifasha M23. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, yavuze ko Kenya yagaragaje position irimo ko isupportinga u Rwanda na M23. Arongera aravuga ati Uhuru ntabwo ari muri Kenya, ari muri Amerika. Nuti ibyo biganiro
byabaye. So rero ndumva icyo aricyo nashakaga ngo mwongerereho mu bintu Muyaya yavuze. wowe ni ukuvuga ngo turi kuvugana nawe uti Muyaya afite ukuri Kenyatta ari muri Amerika, ibyo biganiro byabaye bite? Ahangaha dufite amatangazo abiri ari aho hejuru. AFC siko bimeze n'iry'i Kinshasa, turafata ibihe tureka ibihe. Wowe muri aya matangazo ko wayasomye uri inyuma ya Muyaya, uri inyuma ya AFC, nako ahangaha message wakiraniye yandi, uremera ibyo AFC yandi yatangaje, uremera ibyo Kinshasa yatangaje? Ndemera ibyo AFC yatangaje Ushingiye kuki? bitewe n'uko hari dokima ebyiri zasohotse ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa leta ya Congo. Ego Ibyo bita ngo ni ordre de mission. Ibigaragaza delegation yatumwe na leta. Ibigaragaza ni ibyo bimenyetso ni ibihe rero? Ibyo ndukubwira zirahari nuko ndarwaye naye kuziporinga nawe ngahita nzikoherereza, ariko minota mike ndabangize. So, ziba zigaragaza aho bavuye n'aho bagiye n'iminsi bazamarayo n'ikibajyanye. Ego. So ku mpande zombi rero birahari. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo uriya minisitiri bavuga ngo ni pastor umwe wari ushinzwe ibintu bya mobilisation, demobilisation, sorry. Bivuga ko amasaha yageze bamuboshye. Yes, bamuboshye. Yagiye ate? Mu buhe buryo? Yari yitumiye byari byagenze bite? So icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu, nk'uko wabivuze, hari ibintu leta ya Chilombo yemereye abaturage, ivuga ko itazigera negotiatinga n'abateroriste. Kuba rero bashobora kujya bakavuga ngo batangiye ibiganiro, nawe urabyumva icyakurikiraho. Leta yabiri mu bibazo nubwo n'ubundi iri mu bibazo. So rero izo ni impamvu ngewe mbona ko ibintu Muyaya yavuze nta credibility mbihaye. Ibintu M23 yavuze AFC byendemezanya n'ibyo AFC yavuze. Thank you. Ufashe itangazo rivuye muri Perezidansi Kinshasa, uraterura ukubita hasi, uvuga ko bakoresheje ibinyoma bikabije. Uvuga ko ibyo umuvugizi wa guverinoma ministre ibyo yatangaje ari ukubeshya. Ibi ngibi turabifata dute bahungu? Kinshasa n'akasamutwe. So hari itangazo rya AFC, hari itangazo rya Kinshasa, bose bayashyiriye hanze rimwe, ariko Muyaya we ako kavideo ka Muyaya ntabwo nakabonyuze ku kampa. Bo baravuga bati reka ibyo bintu byabaye ryari muyiheze. Aho ndi muri gufata ibyabaye 2012 akari byo muzana uyu munsi. Nta ntumwa yacu yigeze bikinshasa ngo ije Kampala. Niyo twabikora nkuko uyu mutipa yavuze ntibyabera Kampala, ariko ibyo bintu byarabaye. Kinshasa ni bazima. Politike si ikintu. Ntabwo mbifite mu bubasha ntabwo ibintu bya politike mbizi cyane, cyangwa ibintu by'ibi. Anyway, ntabwo aricyo cyangenzaga. Letre ngizaho hejuru Kinshasa barabyigaramye nyuma yo kohereza delegation yari yiwe n'umuntu bitwa ngo ni pasteur cyangwa n'umukozi w'Imana. Ariko se ubundi uyu mukozi w'Imana yari afite title yihe muri Congo? Sniper, ndashaka kukubaza, ubundi uyu mugabo iyi delegation yari yiwe n'uyu mupasteur yari afite ihe title muri leta y'Kinshasa ku buryo ahagararira leta? Uko ndi kubyumva nanjye sindi bubeshye, sibyo ibyo ntazi, ariko ibyo nasomye n'ibyo numvise ni uko uyu mugabo yari ashinzwe ibintu bya demobilisation. Kuba bishinzwe ni ikintu kimwe, ariko nyine ninde ni muntu ki? Ibyo ngibyo detaye wenda zatangwa n'abantu bamuzi neza, njye rwose nta makuru muziho arambuye. Pasteur nta makuru mufiteho arambuye? Aye rwose. Yampaye nka dore cya kigarasha gitifu. Mbega niko wacyohewe. Dore gitifu nyakupfu.
eh, ikizina narakiborotse ubu ugezwa ahangaha gute? So gahunda nuko imeze, gahunda nuko iteye. eh, ese Oswaki uraho wiriwe? Ko nk'umusesenguzi ko nzi kugira gutya agafaransa ugakandaho ukareba akajisho, ibingibi turabyita iki, turabisobanura dute? So ubwo nkuko bavuga ngo nta foto nta cyabaye, Oswaki wiseka ibi bintu bisaba kugira ngo umuntu abe yarafashe umwanya yicare ku ntebe y'ishuri yige ubusesenguzi afate ibintu abipimishe ibiganza bibiri akore balance, noneho ibyo bintu bigire icyo bita ireme. Ibi bintu kwihakana ko batigeze Eh, bajyana ibyo biganiro kandi hari ibigaragaza ko ibyo biganiro byabaye, leta y'i Kinshasa ntabwo iza kwisanga yitoboye inda. mu bubanyi n'amahanga international relations hari igihe uhakana ikintu kigaragarira buri wese, ukimana official version gusa, ukaba ubizi ko bose babizi, ariko ukanga kubiteraho iyo kashe ituma biba ko byamenyekanye cyangwa se wabyemeye ku buryo bwo ku mugaragaro. Ibyo bibaho, biremewe mu bubanyi n'amahanga. Ushobora kuba ingabo z'igihugu runaka rwose ziri mu kindi zikorerayo ku buryo bugaragara, ariko iki gihugu kikaba kinabizi ko amahanga abizi, abantu bose babizi, ariko kikimana iyo kashe officiel. Ni ibintu bisanzwe. Icyo biba bimaze ni ukugira ngo buriya abaturage bose ntabwo ariko baba bigereye ku makuru nyirizina. Ikindi biba bifite ukuntu bishobora gutuma nuza uburyo ibihugu biganira, icyo kintu byakiganiriraho ku buryo noneho bwitwa ko ari ubwo ku mugaragaro buri official. So Kongo izakomeza ibihakane kugeza igihe izabonera yuko kubyemera ntacyo byatwara. Urakoze cyane bwana Oswaki. So ubu turi kuvugana rero, amakuru mfite n'amatsiko mfite menshi cyane, nibyo iyi nama yarabaye, kuko ibingibi biraza kudufungura tumenye ngo politike nta kasamutwe, politike hamwe abantu babeshya kurusha kurusha n'abakomvayeri, kuko byaba bitangaje kubona ibiganiro nk'ibingibi. Turaza kureba ni iyihe mpamvu leta ya Kongo isaba ibiganiro ariko igasaba ibiganiro bibera mu muhezo cyangwa mu bwihisho. Hari umukanya Sniper yarabivuze neza, aravuga ngo ntabwo ishaka ko abaturage bayo ah, bumva mu matwi yabo ko bagiye mu biganiro, kandi baravuze ko badashobora kugirana ibiganiro na AFC M23 kandi babita abateroriste. Kubera ko ibi biganiro babishaka mu bwihisho, Kongo y'i Kinshasa yabyigaramye. Ibingibi biratangaje, ariko noneho ntegereje ikintu bita ifoto. Ubu ntabwo aba batipe ntabwo njya nkuririkira ibintu byabo, ariko ndi guscrollinga buri munota ngo ndebe niba iyo video, niba ifoto ihari, niba video ihari, ndahita ndambarara, ndahita nemera ko bya politiki ari ibyo tugomba kumva, bitari ibintu byacu. Ariko amakuru mfite mpagazeho ku giti cyanjye, ntari buze kwemeza undi, ni uko inama yabaye. So mu yandi magambo, Kongo nta mahoro ishaka, irashaka intambara, kuko ntekereza ko usumbirijwe cyangwa umuntu wakabaye akeneye amahoro kurusha abandi ari leta y'i Kinshasa. Yewe n'ibyo biganiro bikaba ariko yabiteye utwatsi, yabihakanye. Ntegereje ikintu bita ifoto, ubundi tukabishyiraho komenti zirambuye. Ngayo nguko usi ngo mfite ikindi kintu ndenzaho Oswaki. Umva Naam. Godfather, ntabwo Abantu muri gusaba Mike ahubwo munyihanganire, ni nta Mike ndi bubahe, ntabwo uyu mwanya ari uwo gusesengura, tuba tuje kunyuzaho the breaking news tugakomeza. Komeza, ndakumva mu Uganda. cyaba ahubwo ari ikimenyetso kigaragaza ko Kongo ishaka kuganira, ariko mu buryo butayitesha agaciro, kandi nabyo bishobora kugera kuri results nziza. Uribuka hari abantu ba M23 mbere yuko M23 yubura intwaro ku mugaragaro, bari baragiye Kinshasa kubonana n'abayobozi babo. Kinshasa rero yabatumyeho ngo baganire, ariko nabwo mu buryo bwa bucece, bakamara igihe kinini muri hoteli kuganira bitabaye. Ari nabyo byarakaje abayobozi ba M23, intwaro ishyamba bakarivamo
bakajya ku rugamba ku buryo bweruye. So Kongo rero nk'igihugu kiba gishaka kumvisha abaturage bacyo ko cyihagazeho, kiba gifite n'ibihugu by'inshuti bishobora kukigira inama, mwebwe mushyire baro hasi, ibiganiro bibe ku buryo bwa bucece, mugire ibyo mwumvikanaho n'abayobozi ba M23. Ibyo ntacyo bitwaye mu buryo bwa diporomasi, mu buryo bw'isura y'igihugu. Ikibazo cyabaye kiherero, cyabaye ko byaturitse kandi bigaturitswa n'uruhande rwa Kongo, atari na M23 ubwayo ibishyize hanze. Niba baganiraga si ikibazo, ahubwo abo b'ikinshasa kuki bananiwe kubika ibanga bakabimena hanze. Buriya igihe cyo kuganira ku buryo bwo ku mugaragaro nacyo cyari buzakurikireho, ariko buriya babanje kugira gushyiraho imisingi ya yindi bashyizeho mu buryo bwa bucece. Urabona hari processes ya Nairobi, hari processes ya Rwanda, hari abagaba b'ingabo bagiye bahurira i Bujumbura, hari n'igihe bahuriye i Goma. Ibyo byose ni ibintu bitagiye bitanga umusaruro, ariko bashobora kuvuga bati reka twiganirire dutuje, tudasakuje, nta media ibijemo, turebe ko byakunda. None se ntiwari uzi ko ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda cyari cyaranze, kandi Laurenso Wangora yarunze, yaragize ate, barahuriye Gatuna bikanga, umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni ati reka nihagurukire, akabyigiramo, ikibazo kigacogora. Bariya nabo rero bashobora kubinyuza muri ubwo buryo, kuko barabona ko M23 zifite imbaraga, zafashe Kanyabayonga, bafashe ibindi bice byegereye Kanyabayonga, hari hakurikiyeho za Butembo. Amerika yagiye isaba ngo habeho agahenge, humanitarian ceasefire, barawukongeza. Amerika rero ishobora kuvuga iti okay, nimuganire ariko si ngombwa ko bisakuza, nimuganire. Ikibazo rero ni ryabanga ryaba hariya hakurya byabananiye kubika, bakabishyira ku karubanda imburagihe. So uwabishyize ku karubanda rero ni ukumusabira, kuko bishobora kumubyarira amazi nk'ibisusa. Naho kuganira bucece, kuganira mu buryo bidasakuza, si ikibazo, nayo ni inzira nziza. Ahubwo kuva byasohotse bishobora gusubira hasi, kandi nyamara wenda byari buzatange igisubizo kizima. Nicyo ngicyo nakongera. wowe kugeza amasaha mu rwego cyangwa mu mboni ya diplomasi urabona koko leta ya Kongo ibyo yihakanye kubyigarama nta kibazo kibirimo? Kubyigarama ntiwayiteruye, ni diplomasi yayo, ahubwo umuntu yanagira akantu k'icyizere kuko isa nk'iyemera gushyira baro hasi, kuba yari yemeye kujya kuganira na M23 ku buryo bwa bucece. Naho kuhita yerura ngo twariyo, ishobora yasobanurira ite se abaturage ukuntu yagiye mu bintu bifitiye inyungu abaturage itababwiye? Izakomeza ibibahishe. Ni buriya utiboneye ikintu cyangwa ngo nyiracyo gitangaze ku buryo bwo ku mugaragaro, n'iyo ibimenyetso byaba bihari, urumva hari ikintu cy'uko nyine ukomeza kuvuga uti wenda bishobora kuba koko bitarabaye. Ubwo rero utekereza gute kubona aya masaha? Ni iyihe mpamvu cyangwa ni iki Kongo ishaka niba kugeza amasaha ahantu M23 AFC igeze birukanka uduce bagakomeza gufata twinshi, ariko igakomeza kwinangira cyangwa igakomeza yaba iri kurwana n'amagambo yasohoye ibita abateroristi ivuga ko itazigera negosiya nabo, ku buryo bakomeza kuyipushinga no kuyisumbiriza yaba ku rugamba yewe no mu biganiro bakageraho naho babyigarama? Utekereza ko ibi ngibi byabiterwa n'iki? Hari umuntu urimo kunyumva? Yego ndakumva. Okay. Osoka imusi, ariko uyu nguyu nawe ntabwo agira ahise yirimuvinga kugira uyu nawe nta nakasa mutwe. Network agize ngo ni ishobora kuba ari network yanjye, ariko nagarutse ubundi kumvikana, right? Yego. Okay. Osoka uranyumva? Godfather waranyumva noneho? Nari nasohotse ndagaruka kugira ngo unyumve, nsanga nawe wagiye, ntabwo yutinzamo. Okay. Umva Godfather, kiriya kintu ubundi ibyiza abanyapolitiki bakwiye kujya babyitondera. Inyeshyamba zitangiza urugamba, abategetsi bari ku butegetsi ugasanga bihutiye kuvuga ibigambo ngo ngo abaterabwoba, ngo Habyarimana bo bise inkotanyi ngo ni inyangarwanda,
urumva, ariko byarangiye bagiye kwicarana nabo mu mishyikirano. Ibi byo kwita rero M23 ngo ni teroriste kandi bazi ko ari abaturage, biba biri kugira ngo wenda birabakanga, baba bagira ngo babeshye abaturage babo, ariko iyo babatwitse babakubise icyo bita umuriro, kandi baravuze ayo magambo, hari igihe batinya kuganira ku buryo bwo ku mugaragaro, bakajya kubicisha hirya gutyo. So ubwo rero ikosa rya mbere riba ryarabaye cyagiye bavugaga ibigambo nk'ibyo, ariko nanone ntibakomeza ngo bemere bavuge bati tuzapfira ifiyeri igihugu gifatwe cyangwa hakomeze hagire ibyangirika. Bashobora kwemera bagashyira baro hasi, ariko batangira mu buryo bwa bucece, noneho igihe kikazagera bakabishyira ku mugaragaro, ariko babanje gusa nk'abategura imitima y'abaturage. Politiki hari abayita umukino, ubwo nanjye reka aricyo nkita, ariko ni umukino usaba amacenga menshi, ni umukino usaba ubwenge, ni umukino usaba gufata igihe, ni umukino usaba kudahubuka, ni umukino usaba kujijisha abaturage ku rwego rwose rushoboka, kugira ngo bakomeze bakugirire icyizere ntihagire igihongoka. Niba baratangiye kuganira, njye nabifata nk'aho ari intambwe nziza, nubwo wenda byaturitse, ariko kuva icyo gitekerezo gihari, ubwo kizongera n'ubundi byanze bikunze bazabifungura bakomeze baganire, kuko abanyamerika byanze bikunze nibo baba babibabwiye babibahatiye. Urabona agahenge kagombaga kurangira ku wa gatanu ushize, barasabye ngo kiyongere, kagomba kurangira ku itariki 3, nubwo bakita ko ari humanitarian ceasefire, guhagarika imirwano ngo abaturage batabarwe, bahabwe inkunga y'ibiribwa, imiti n'ibindi by'ibanze, ariko icyo kintu cyo kuganira nacyo buriya kiba kirimo ku ruhande, ntabwo ushobora kukirengagiza. Nose batubwira ko baganirira hehe? Iyi ceasefire imaze iminsi 20, batubwira ko ibiganiro byaberaga hehe? Yari yo gutanga ibiryo gusa n'imiti n'amahema n'amasafuriya? Oya, no kuganira biba birimo, kandi biriya byaturitse rwose. Mu byizere ibiganiro byari bihari, niryo sesengura ryanjye, kandi byanze bikunze bizakomeza. Ubwo ni ukuba bategura imitima y'abaturage gake gake, ko kujijisha ngo yari yagiye muri Uganda kuganira, kugira ngo Uganda irekure abanyekongo bari barafashwe na Lord Resistance Army muri Central Africa, ngo Uganda ibahe Kongo. Ni ibyo kujijisha. Radio Okapi nayikubwiye imeze nk'umuzindaro wa Kinshasa, igihe kikazagera bakababwira bari turimo kuganira na bariya bavandimwe twitaga abaterabwoba. Kereka niba wenda mwebwe mutifuza ko baganira, ahubwo hakoreshwa umuriro mpaka Kinshasa, simbizi. Naho biragaragara yuko basanze kwa kundi nyine Yosefu yamenye ko Bikira Mariya atwite, akanga ngo kumuteza urubwa, ariko bakashaka kumubenga rwihishwa. Ubwo nabo bashatse kubanza kubikora rwihishwa, ariko igihe kiragera Imana marayika akamubwira ati humura, uriya mwana twite n'uwa Mwuka Wera. Ubwo nabyo igihe kiragera bakabwira abaturage muhumure, ibyo turi gukora byose ni mu nyungu z'igihugu cyose, ariko babanje gutegura imitima y'abaturage. Niko diplomasi ikora, niko politiki ikora, niko za propaganda zikora. Sinzi niba mwanya. Wow, yewe ibintu biratangaje, ibintu biratangaje. Abantu bafata ubuzima bw'abantu bakabukiniraho, bakabugira isombe nk'uko babyifuza. So nk'uko rero bimeze, njyewe ntabwo wa mugani w'abatipe bo kuri TikTok nibo bajya bavuga ngo ntabwo ndi buze kuvugira hejuru. Ibi bintu nahise mfata umwanya, nsubira inyuma, ndatekereza, numva mbiburiye igisubizo, bimbera ihurizo. Ariko ubwo ndavuga nti ubwo turi buze kuba turi kumwe n'abahanga mu gusesengura, ni byiza Oswakimo waba wakurikiye amakuru ya Radio Okapi, wayasomye urayakurikira neza neza cyane, kuko ibi bintu by'izi nyeshyamba za Uganda byari byakomojwe, ariko nari naze kubivuga kuko ngiyewe nakomeje gufokasinga mu guhakana kwa Muyaya. Sniper, uzi kumfasha, uzi kumpereza iyo video aho Muyaya avuga ko atagomba, I mean ko ntabwo ibyo biganiro byigeze bibaho, ndetse ko i Kinshasa Muyaya yavuze ko Uhuru Kenyatta atari muri Kenya ahubwo ari muri Amerika, kugira ibiganiro bitigeze biba. Ariko noneho amakuru mfite ni uko muri ibyo biganiro, umva, ifoto ngo ni ifoto ngo bakoresheje kamera nziza cyane. Ifoto amakuru ashobora kuba hari,
nagize gutya mvugisha umuhungu wanjye w'umuhima utuye ntungamo ari kugira gutya akabugira ukuntu yigeze ibukuru i Bugande, ndamubwira nogamba cimukwano, arambwira nengisindika. Ubu turi kuvugana ifoto agomba kuyimpa, hanyuma ifoto nimara kuboneka ubu ngubu ndashaka kugira ngo ntaginge muyamubwire nti halo muyaya bonjour, ibi ni ibiki? Ibi ngibi nabyo ntabwo aba bantu ari abanyu. Ni gute babohereje i Kinshasa, ni gute babohereje i Kampala bakaganira na M23? Kuko amakuru mfite nuko ibiganiro byarimbanije hagati ya M23 na leta y'i Kinshasa, ariko leta y'i Kinshasa hanyuma hano nani AFC yaje ivuga cyangwa ikomfaminga, ngira ngo ibaruwa mwayibonye nanabitwitinze, aho yakomfaminze ko delegation yabo, reka ndabe abantu bari bayoboye iyi delegation y'aba bantu, reka maze ndebe gato Oswaki wagarutse. Iyi delegation yari ivuye muri M23, ndatekereza yarimo hey Rene Abandi himself, he's back. Uyu mugabo navuga ko nakasamutwe mu yandi magambo mu bintu by'ibiganiro nk'ibi ngibi. Ni umwe mu bantu batangiye iyi revolution, cyangwa mu bantu batangiye, uyu nguyu yatangiranye n'icyo twakwita CNDP cyangwa CNDP. Uyu nguyu muri M23 ya mbere muramwibuka, Rene Abandi niba yahagurutse ku biganiro, noneho ubu ngibi ndababwira ko ibi ngibi none byo biraza kuba kasamutwe. So Rene Abandi niba ari bira biganiro ari kumwe na Lawrence Kanyuka, yarimo General Nzenze Imani. Ibi ngibi byo kumudemotinga bamuhereza colonel, ntabwo ari mwe mumudemotinze my friend, ntabwo ari mwe mwamupromotinze, ni general, ntabwo akiri colonel. Are we together? So ibi ngibi bigomba kumvikana uko. So niwe bari aho ngaho, bari abantu bane bari bavuye ku ruhande rwa AFC. Hanyuma hano nimuza kwitegereza aba bagabo bari bavuye Kinshasa, bari bayobowe delegation yari ivuye Kinshasa, bari bafite yobowe n'uyu nguyu wita umupadiri, abandi bakamwita umupastere. Bivugwa koko aho bagereye Kinshasa bahise babazirika, kuko ngo ntabwo bakoze ibintu mu bwihisho nk'uko bari babitumwe. Ngo ni gute bemeye rose bari kugera i Kampala, delegation ko yari iyobowe na Museveni na Uhuru bagombaga kubikoraho iki. So mu yandi magambo rero, ibi ngibi nubwo Oswakimu abifashe, Oswakimu nyine nk'umusesenguzi, nk'umuntu ubirebera mu mboni iri hejuru cyane ya politiki, ati kama kawaida ibiganiro bigomba kubera mu bwihisho, kandi leta igomba kwihakana ibintu nubwo byaba bifite ibimenyetso. Ibi bintu bisa nikangamo. So Kongo ibintu iri kwihakana, leta y'Kinshasa ibintu iri guhakana, nuvuga ngo iri guhakana ibintu biriho. Oswaki, nuvuga ngo Kongo iri kwihakana ibintu biriho kandi bifite ibimenyetso. Ngo biratangaje, ntabwo bitangaje, biratangaje kubona ubu turi kuvugana. Amakuru mfite ngene uramurabizi, nze ndi mutabani wa Kabaka Sebo, nze nabereye Uganda, ngenda umuzukuru wa Kabaka. I Bugande ni mu rugo, nuvuga ngo so amakuru nge nivuga n'abantu b'i Bugande, barambwira ati reka Godfather, rekana n'abantu b'i Kinshasa bari abo bamaze kunywa cannabis n'abasazi. Aha ngaha delegation yabaye, intamira biba ku mugaragaro, abantu ba muri AFC twababonye, abantu bari bavuye Kinshasa twababonye. Ni ukuvuga ngo inama yabaye kandi baneza, yewe n'ifoto wagize gutya yarakumbuye abantu, twafashe n'amafoto y'inama arahari. Ariko nkibaza aba bantu bashobora kubyihakana izuba riva. Oswakimu, ibi ngibi si ugufata abaturage nk'ibigoryi, kwihakana ibintu bihari kandi bifite ibimenyetso. Bwana Oswakimu, umva, ntabwo ari gufata abaturage nk'ibigoryi. Ibyo byose igihe nikigera bazasobanurira abaturage ko kubyihakana kandi gihamya ihari ari mu nyungu n'ubundi z'igihugu, ari mu nyungu z'abo baturage. Niko diplomasi ikora. Buriya habaho umuminisitiri uyu n'uyu ushinzwe itangazamakuru no kuvugira guverinoma, uwo agomba kuba ari umuhanga, urumva, mu gutuma isura nziza y'ubutegetsi, isura y'ubutegetsi ikomeza kuba nziza imbere y'abaturage, ikomeza kuba nziza imbere ku ruhando mpuzamahanga. Bagategura abaturage gahoro gahoro, igihe kikazagera noneho bakazababwira ko byari byo, bakanabasobanurira impamvu batashakaga ko bihita bitangazwa. Icyo gihe abaturage icyo bakeneye ni iki? Ni uko igihugu cyabo gitekana, ni uko
abaturage bigira ku mirimo yabo uko bisanzwe, nuko abanyeshuri biga, nuko abivuza bivuza. Naho ibyo ngibyo bya diporomasi yo hejuru iyo ngiyo, byaba ukuri bitaba ukuri, igikuru ni uko baba bazi ngo byose igihugu kirabikora, abayobozi bacu barabikora mu nyungu zacu. Ubwo rero kuva batangiye bahakana, barakomeza bahakane kugeza ubwo bazagenda bavanayo akantu kamwe bakemera, bakurikizaho akandi, gutyo gutyo bategura abaturage kugeza igihe bazabibabwirira ko koko bariyo, bikaza bisa nkaho bisanzwe. So ni uko nguko bakora kuva baratangiye bita M23 ko ari terrorists, ari abaterabwoba. Ubwo kuvuga ngo baganiye nabo ku buryo bwo ku mugaragaro byabatera isoni. Ntekereza ko na biriya bigambo Tshisekedi yigeze kuvuga nyine ko yarasiya i Kigali, ko ubutegetsi bw'i Kigali yabukuraho, ari byo bitumye hashize amezi menshi abakuru b'ibihugu byombi badahura ngo baganire. Urumva kubera iki? Ubwo hari igihe uvuga amagambo ukitega imitego, ayo magambo ukaba imfungwa yayo, kandi nyamara iyo utayavuga ibintu byari bukorohere. So naho kuganira rero kubicisha mu buryo bw'ibanga ntacyo bitwaye, ni ukugira ngo bakomeze bagire icyubahiro imbere y'abaturage babo, imbere y'itangazamakuru ryabo, ariko nyine gahoro gahoro bakagenda bavungura, igihe kikazagera bakabereka ibyavuyemo, babazaniye ibyavuyemo nka road map, akaba ariyo bereka abaturage bashobora kuvuga ati iyi ni nziza. Nubwo yatangiye batabizi, ariko iyo igeze ku rwego ushobora kwereka abaturage ntibakurakarire, icyo gihe ukaba wabibatangariza, ntacyo bitwaye. Diplomasi, politike, nk'uko nakubwiye, ntabwo ari umukino ukinwa n'abana. Urumva ni ibya gihanga. Iyo wibeshye mbere ukabitangira nabi birakuvuna, iyo wabitangiye neza birakorohera. Niko bimera. urakoze cyane, ndaje ngarukiyeho mu kanya, ndagufite ntuncika. Uwimpuwe urahari? Wiriwe? Murahari? Mwiriwe? Wiriweho? Mwiriwe neza. Twese twatangiranye, wumvishe ijambo ku rindi wegeraho uti natangiye igitekerezo, reka tugutege amatwi. Njye ntabwo ndi umusesenguzi. Ndabivuga nk'umuskola, simple as a scholar. Ku kigaragara ni uko nko mu mezi 3 ashize leta ya Congo yagaragaje, nubwo hajyaga hazamo ups and down, yagaragaza ko ifite kuba yaguhura na M23, kubera ko habaho biriya akari agahenge, haba harabayeho guhura cyangwa kuvugana ku mirongo ya telefone ku mpande zombi, kugira ngo impande zombi zumvikane, zihurire kuri common goal y'ikintu kigiye gukorwa. Nkeka ko impamvu wenda hari government itashatse ko bigaragara hanze, kubera ko muri parliament ya Congo nari navyandikiwe saved, hari abantu bashobora kuba bakurura nanone kutumvikana internally muri parliament ya Congo cyangwa muri ministeri ku bantu bafata ibyemezo. Rimwe na rimwe hari nka tete ziba zigomba kuba mu muhezo nk'izo nama zitandukanye, despite yenda hari nk'iyo nka M23 nk'uko bayita, bakaba bakumvikana kuri some disclosures ku bijyanye n'amabanga batagomba gushyira hanze kubera inyungu za politike, umutekano n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Rero nkeka ko kariya ni nk'aka episode kamwe, hari ibindi bigihishwe bishobora kuba byajya hanze cyangwa ntibijye hanze, ariko kwigarama kwa Congo kuvuga ko nta cyabaye bakabyihakana, ku rundi ruhande rumwe it's okay, kubera ko ntabwo bashaka gutuma nk'abantu begereye nka za Kivu ya M23 bagifite believing yuko ari abaturage ba leta kandi bari kuri leta, kandi leta igomba kubacungira umutekano. Ntabwo bakumvishwa buryo ki abaturage nanone leta yahuye n'iryo tsinda ry'iterabwoba nk'uko baryita. Rero nkaba numva ko it's okay ko babidefendinga, ariko nanone amazi yarenze inkombe, kubera ko muri no era ya digital uranyerera gatoya ugahita usandara nk'igi, information zikajya hanze, fact zikaboneka,
rimwe na rimwe bakaba informed, abaturage bakaba informed ya what's going on to the government. That's my point of view. Thank you so much. Maitre Abe, are you here? Yes, ndahari. Go ahead. Noneho uranyumva neza? Yeah, ndakumva. Yego. Icyambere ni ugushimira AFC M23 kuko iyo amahanga yasabye trêve humanitaire nuko intambara iba yamaze kuba conventionnelle. Conventionnelle ni gihe ibihugu cyangwa se umuryango w'abibumbye wemeza yuko mu gice runaka hari impande ebyiri ziri kurwana kandi ziri kurwana mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. Icyo rero ni ikintu kukigeraho uri groupe armé ni ukuba wamaze kugaragaza iby'urwanira ndetse n'ubushobozi. Muri make M23 iri muri position yo gutsinda mu rwego rwa diplomasi. Icya kabiri nk'uko Swakim yarabivuze, Tshisekedi yavuze amagambo menshi agaragaza yuko rwose atari umunyapolitike, gutera ikindi gihugu, kuramversa ubutegetsi, gushyigikira FDLR ni byinshi cyane, uretse kuba iyo diplomasi nyine itagaragaza ukuri neza, kuko baba batazi umuntu uzatsinda, ntabwo baba bashaka kwiteranya. Ariko mu by'ukuri M23 AFC bamaze gufata ahantu habaho ijambo rinini cyane, no kuba mu rwego rwa diplomasi batangira none no kuvuga bati twebwe inyuma y'intambara tuzakorane. So ntekereza yuko ibyo bakora ni ibintu nyine bibona yuko rwose ni abantu bageze ku butegetsi ariko atari abanyapolitiki. Icyo cyo rwose abantu bose barabibona, amagambo atangazwa barahakana, ariko Museveni ubwe yemeye yuko i Kampala hari kubera ibiganiro nk'umufacilitateri wa hostinze ibyo biganiro. Hanyuma Uhuru Kenyatta niwe utaratangaza ko yagize iyo mediation, ariko mu rwego rwa diplomasi nk'uko na Munsisenguzi yarabivuze, hari igihe bavuga bati mwe mutse kugira ibyo mutangaza, noneho n'uwo mu abe uwo mupadiri we yagerayo, wenda abanyamakuru bari basanzwe bazi ibyo gahunda yari ihari, bamubaza icyo kibazo akabikomozaho, kandi babonye yuko nawe bahise bamukurikirana. So muri make rero n'ubundi gahunda ni ibiganiro, noneho ibaze umunsi Butembo izaba nawe yavuyemo, kuko nawe nsomera ejo bundi RFI ivuga ngo mbese gufatwa kwa Kanyabayonga birahindura iki muri game y'intambara. Urabona rero yuko niba hari n'amakontra bari bafite y'ayo mabuye n'ibiki byose, nk'abakiriya babo bashaka kuvuga bati Ubushinwa n'ibindi bihugu ibintu twavanaga hariya za Somukivu byahe bimeze biti, gahunda ni iyi, mushireho ibiganiro cyangwa se mushireho niyo trêve humanitaire tubanze network yo mu misozi ya Kalahari imbanya kasamutwe. So ngayo nguko uko mubyumva nuko mubibona. Maitre Abe, network yawe shaka ukuntu umanika yabonetse. umunara. Ngaho concluding, wari ugeze ahantu. Mbona nari nshoje numva nyine nuko turacyahana. Okay. So ibyo byose rero vaivye ibi bimeze uku biteye kuriya, reka babwire ko thank you so much. So ntekereza ko Godfather ndaza gutegereza mu kanya, nkuko nakomeje cyangwa ndikomeza kurwana no kuvugana n'abantu banjye b'i Kampala, abuzukuru ba Kabaka, nkavugana n'abuzukuru. Ubundi Museveni agira timu yita abuzukuru. Museveni buragira abantu bita abuzukuru, nuko asohoye itangazo niyo ryaba ari irya leta, yongeramo akantu ngo abuzukuru, agira abuzukuru, agira timu y'abuzukuru. So nagize gutya mpamagara umwe mu buzukuru, ntegereje ko mu buzukuru havamo umuntu akankaraga ikintu bita ifoto. Ngewe nta foto nta cyabaye. Muyaya ati reka nta nama yigeze ibera i Kampala, muri bazima. Twe dukorana inama na AFC na RDF abateroriste, reka muri bazima. Nta muntu wigeze wohereza umuntu wacu w'ikinshasa muri i Kampala. Urumva
yakora tweet yangwaye na video leta ya Kinshasa irabyigarama. M23 AFC bati ngira itangazo ngaba abantu bacu twohereje i Kampala turi kumwe nabo, inama yabaye n'ibyavuye mu nama uraza kubitangarizwa. So hagati aho ngaho rero niba abagabo batangiye gukina umupira bagafata abaturage nk'ibiwerewere, dukeneye ifoto. Iyi nama n'ibiganiro byabaye kuki niko bimeze, muze kwihangana mu nyumve, ngewe ndabizana muri, ntabwo njya kubizana nk'ubwenge bwinshi cyane bya bindi bya nyungu. Urumva Oswakima ari gufata ah, ngo when you fuck around, when you fuck out, when you fuck around you found out. You fuck around you found out, siko bivugana kari akantu iriya mibare uvuga ngo Oswakima ari gutera ikintu bita irate akabizana muri diplomasi. Oswaki twe nk'abaturage ibingibi biraturakaza, tukavuga ati ibintu bisoboka bite? Ni gute ibi bintu bishobora kuba abantu bari kudukira nk'agapira ku bantu bavuye mu byabo, abantu bapfa abandi bakaza kudukinaho agapira? Oswaki ibintu ntibibabaje? yego yego Muri ndakumva iyi si ya birababaje. none byari bikwiye ko ku mfu z'abantu bavanywe mu byabo leta y'i Kinshasa iza kudukiniraho umupira gutya, ijya mu biganiro yarangiza ikabyigarama? Ese nibyo M23 AFC baba barimo kubeshyera leta ya Kongo? Ntabwo bigeze bohereza abantu i Bugande. Museveni, Maître Abe abitangaje ko Museveni yemeye ko ibyo biganiro yabyakiriye, niyo nama yayihostinze. Uhuru Kenyatta ari he? Njye nta nubwo uriya mugabo mwemera, by the way. Uhuru Kenyatta ni umwe mu bantu ntemera, ntanakunda na gato, according bitewe n'ibintu yakoze. N'ibi bintu sinzi n'impamvu sinzi impamvu Uhuru Kenyatta batamukora muri ibi biganiro, kuko nta keza ke. Uyu mugabo ni umugambanyi mubi. Reka dukomeze. Oswaki fata ijambo, wari ugiye kunyura kwiki Okay, urimo kunyumva? gatanu ku kandi. Okay. Uriya mupadiri yitwa Rabe Jean Bosco Bahala cyangwa se Bahala. Ego. Turebye urwego ariho, kuvuga ngo yagiye guhagararira igihugu mu mishyikirano, aho abayobozi b'iyo mishyikirano ari Perezida Museveni n'umuhuza Uhuru Kenyatta. Ntekereza ko abo bayobozi twaba tubagabanyirije imbaraga. Abo bayobozi Hagomba ndavuga abayobozi ba Uganda. Museveni kuvuga ngo yoboye imishyikirano, aho intumwa za M23 n'iza Kinshasa hari abantu sinzi uwari uhagarariye M23, ubwo muze kumutubwira. Naho uhagarariye Kongo uyu wahawe na ordre de mission Jean Bosco, Padiri Jean Bosco Bahala, ni umuntu of course rura rwego ayoboye ni urwo gusubiza mu buzima busanzwe bavuye ku rugerero, ariko aroroheje cyane ku buryo bavuga ngo perezida babiri, nubwo Uhuru Kenyatta atakiri perezida, atakiri ku butegetsi, ariko ni perezida, ngo na Museveni. Noneho ikindi irindi jisho murirebe Kinshasa, urukiko ibyo rwatangiye gukora ngo ruraburanisha Colonel Nanga na ba Sultani Makenga n'abandi, babonye urutonde ukavuga si bwo habaho koko hari imishyikirano irimo gutegurwa hagati ya Kinshasa na M23, bagahita nanone baburanisha abayobozi ba M23 in absentia. So nuvuga ngo niba koko hari ibiganiro birimo gutegurwa, byaba bikiri ku rwego rwa rundi bita ngo stade embryonnaire rwo guharura ikibuga, naho uriya mugabo padiri ageze Kinshasa agakoresha ikiganiro n'abanyamakuru akavuga ibyari byamujyanye ko ari ukureba uburyo abanya-Uganda nako abanyekongo babohowe n'ingabo za Uganda muri Central Africa, babavana mu maboko ya Lord Resistance Army bataha. Hanyuma ariko abaturage bakavuga bati biranavugwa ahubwo mwari mwagiye kuganira na M23, Kinshasa ikabitera utwatsi. So ni ibintu bikijijishije. Ese izi manza batangiye Kinshasa zo kuburanisha umuyobozi wa AFC na ba General Makenga ni ukujijisha, ni ukuba bagira ngo abaturage batamenya ikijya mbere? Iyo ntuza iyo angle nayo tugirebe, dusesengure tureba n'icyo kintu cyo kuburanisha bariya bantu. Murakoze. Urakoze cyane. Njye ku rundi ruhande rero, icyo bivugaho mbere yuko igihe icyo bivugaho, ngewe ibi bintu cyangwa comment zindi ndaza kuzishyira kuri ibi bintu maze kubona ifoto. Nta foto nta cyabaye, ngewe kuko niba umuvugizi wa leta byigarama, ntegereje ifoto, nimara kubona ifoto nibwo ndibuze gushyira comment kuri ibi bintu, ubundi leta ya Kongo ibibaze
ifoto niba atari videwo ngo wumve n'ibyavugwaga nta kiri bumukumarire mu gihe barimo gutangaza ko yari yajyanwe no gusaba Uganda koherereza Congo bari abaturage bayo bavanywe mu maboko ya Lord Resistance Army. Ifoto nta kiri bugufashe kinini cyane, gusa wenda tuhabonye Museveni twabona na Nuza na Kenyatta, abo tuzi urwego bashobora kuzamo cyane cyane nka Kenyatta ko ari ibya M23, icyo gihe wenda umuntu ahita avuga ati okay. hanyuma ubwo niyo abayobozi bataba bahari, hanyuma bamwe mu bayobozi ba AFC cyangwa mu ntumwa za AFC zisanze mu biganiro bya Resistance Army gute? Nazo niziba zirimo birahita bijya ku rundi rwego, ariko abikinshi bazakubwira bati ni Photoshop, babibwira abaturage babo, niyo byaba ari ukuri biragaragarira buri wese ko ari ukuri. barabazi rwose. Okay, nizere ko bafite n'akavideo. Ibyo ngibyo nimbara kubibona nibwo nibuze kugira ikindi kintu twongeraho cyangwa ikiganiro tuze kugikwedura tukigire kinini binyuze muri ubwo buryo. Hanyuma hari account nshaka ko mumfollowingira abantu muri ahangaha mujye murekanyemo na Ntuza. Hano hari account nifuza ko mumfollowingira, murebe kuri dashboard, ariko reka nze nyizamure muyikande muyifollow. Uyu ngo nta ntahuriye n'ibi ngibi turi kuganira, ariko nashatse kugira ngo ubwo turi kuganira ahangaha musabe iyi account muyinfollowingire, muyifollowinge. Ni umuntu ukora ibintu bitandukanye cyane bihabanye n'ikiganiro turimo, nta n'ikintu aza kubivugaho, ariko ni ukugira ngo iyi account muyifollowinge. Tunakomeza, Abe wakomeza fata ijambo. Yes, nashaka kuvuga hari ikibazo Sakima yibajije, ati se Bahala si umuntu uciriritse ku buryo yajya mu biganiro birimo abahuza nka perezida. Dufashe urugero, ibyo rwose biraba cyane. Dufashe urugero rwa ruriya Erdogan wa Turkiya, yigeze ahosting ibiganiro byahuzaga Ukraine n'Uburusiya, kandi mu bantu barimo nk'intumwa bari abatekinisiye bandi badafite aho bahuriye n'imyanya ya politiki. Bibaho rwose, nakurikiye n'igihe cya RPF abo yatumaga ntabwo babaga ari abayobozi bo hejuru, ku rwego rwo hejuru cyane, babaga ari abakada kandi babisobanukiwe, ariko batari abayobozi. So ndumva rero ibi biganiro ni pressure Congo iri gushyirwaho, bakaba kuki mu bita ba terroriste kandi baba bafatana igihugu, mushireho treve cyangwa se mushireho n'ibiganiro. Niyo mpamvu. Hanyuma indi pressure y'abaturage bo bakeneye intambara, nubwo ubu bacitse intege batakijya mu maspace, ariko muribuka yuko bose bakeneye yuko ngo haba intambara. So ntabwo ngiye mbona ko AFC M23 baba bashyizeho iriya tangazo nabo bari gukina umukino wa politike, wenda guerre mediatique nayo isigaye igezweho, aho abantu bakora ibintu mu gushotora ariko bakoresheje itangazamakuru. Ndumva araho nasoreza. Reka bashimire, mwakoze cyane. This was the update, this was Godfather. Ntabwo dufite byinshi dukomeza kuri iki kiganiro, ndongera kugaruka cyangwa ibintu tuzabivugaho birambuye tomorrow cyangwa n'ikindi gihe tuzaba dufite ibimenyetso, twamaze kubona ikintu bita ifoto. Ariko dushobora kuzanga tugafata uruhande, abantu bakavuga amarangamutima yabo, ejo tugasanga iyo nama ntayabaye, tukaza tukavuga amarangamutima yacu, tugasanga inama yarabaye n'amafoto arahari. Nicyo nzi cyo kimwe, abana b'Abagande, umwana w'umukonyine w'umunyankore yagize gutya ati hayimba, ifoto ndayifite, amafoto arahari, ariko leta y'Kinshasa bari kudukenera comedy. Buganda byiriwe bite Godfather? Oya, ntabwo ndibuze kuvuga ku by'Ubugande. Iby'Ubugande muze kureba space nakoze ejo, nakoze space ejo, muvuga ngo Godfather ngo urumva, nakoze space ejo amasaha 3 mu Cyongereza, aho naje gusanga ibintu byambabaje kurusha abandi. Nababajwe no kubona dufite urubyiruko rwumva Icyongereza rukava imyuna. Nakoze space hano turavuga, my friend, hamaze kugeramo abantu, narumiwe nari mfite abantu 400 muri space, ndavuga space tuyiswikinze mu Cyongereza, bagiye ndeba mu minota 2 twari dusigaranyemo abantu 200 bahunze Icyongereza nk'abahunze amasasu. Ubutazongera rimwe turebe ko twabishobora. Ibi bintu numiwe, nafashe space ejo Oswakimi, ibi bintu biteye inkeke, nabyo ntekeza ko tugomba kubivugaho. Ubwo iyi topic duse nk'abayivuyeho gatoya kugira ngo mwisange muri kiganiro. What's wrong with you guys?
ntabwo mwagiye. Ni gute nkora space mu minota 2 abantu 200 bagahunga icyongereza nk'abari guhunga intambara ya Kongo? ese wabonye witwaye ari Wandera abonye tutaramwatatse mu So cyongereza space yari yakubise yiwe. the thing is, you have to go back to school mu kiga icyongereza hanyuma mukaza ahangaha, kuko when I host people ntabwo tuzakomeza guhostinga mu rurimi rw'ikinyarwanda gusa. Nimuve mu masafuriya mujye ku intebe y'ishuri mwige. I was surprised kubona nshobora guhostinga space nazaramwe abagande mukananirwa kubafisinga ngo mwumve ikiganiro nabaho abana batuturage. Mugende murebe space na recordings ndafashe uduce na tweetinze. Space was like mwah. Ariko naje gusanga abantu munkurikira muri injiji, mufate umwanya mujye ku ishuri mujye kwiga, mujye muza mwumva indimi z'amahanga, ku buryo like nobody ushobora kuza ngo ejo atange idea muri bari abagande cyangwa mu challenging aho n'abaspeaker nari mfite bari gusepfura. Ubu ngubu ngiye kujya nkora space 2 mu cyongereza mu cyumweru, 2 mu cyongereza, 3 mu cyongereza, 2 mu kinyarwanda. You guys, so ngayo nguko byari byiza kubana nabwe. This is was good fada, biratangaje ibyo mwarantengushye iyo mbona